ndanezerewe cyane kubana namwe nk'uwagira ubuntu bwo kugabura ijambo ry'Imana muri iki gitondo. Yego. Turaziranye cyane, tumaranye igihe kinini, nongeye kandi kunezezwa no kumva ijwi ry'abaririmbyi Dorikasi. Hari indirimbo ndamutoza iteka ryose iyo agiriwe aho umwanya wo kuririmba, nkifuza ko aririmba indirimbo ya Iburahimu ajya gutamba Isaka. Iyo nza kumenya ko ari uri kuri gahunda yo kuririmba, mba namwandikiye mu gikari akaba ari we iyo aturirimbira. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana. Yego. Kugira ngo tubashe kuganira uyu munsi n'umunsi w'ejo, kuko ariyo minsi iri bampaye. Yego. Dusome ijambo ry'Imana hano mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo, igice cya 3 umurongo wa 14. Yego. Urwandiko ni urwa mbere rwa Timoteyo, igice cya 3 umurongo wa 14. Twandikiye ibyo niringiye ko nzaza kugusura vuba, kandi mbikwandikiye kugira ngo nindinda uzamenye ibikwiriye kugenzerezwa mu nzu y'Imana, ariyo torero ry'Imana ihoraho, ari nayo nkingi y'ukuri igushyigikiye. Amen. 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 Imirongo ibiri wa 14 n'uwa 15. Ariko cyane cyane ndaza gutinda kuri uyu murongo uvuga ngo uzamenye ibikwiriye kugenzerezwa mu nzu y'Imana, ariyo torero ry'Imana ihoraho, ari nayo nkingi y'ukuri igushyigikiye. Amen. Tuzaganira muri iyi minsi biruhereye uyu munsi n'ejo ibikwiriye kugenzerezwa mu nzu y'Imana. Yego. Ni isomo ry'itorero, niryo nifuza ko twaganira. Yego. Ndashimira cyane umubyeyi Elodie yazindutse mu gitondo asengera n'itorero, numva arimo arasenga mu by'ukuri bimwe nabashe gutegura. Yego. Pawulo niwe wandikiye Timoteyo nk'umwana we akunda, yari amaze kumubwira inshingano z'abayepiskopi cyangwa se abakwiriye kuba abakozi b'Imana, ahereye ku bayepiskopi ndetse n'abadiyakoni n'abadiyakonikazi. Yego. Ashyiraho za kiritere zatuma umuntu aba umwepiskopi, kuko yarimo mwandikira kubera ko Timoteyo yari afite itorero ashinzwe kandi agomba gukora iyo mirimo yo gusengera abapasitori ndetse n'abadiyakoni. Yego. Amuha imirongo migari cyangwa se guideline niko abongereza bavuga, imirongo migari akwiriye kugenderaho kugira ngo abo bantu bahabwe izo nshingano. Yego. Nyuma ajya gusoza, ntabwo ngiye kuvuga inshingano z'abapasitori n'abadiyakoni, ariko maze gusoza ku murongo wa 14 aramubwira bati ibi mbikwandikiye niringira ko nzaza kugusura vuba.
yego ni nkaho yaramubwiye ngo nzaza kureba ibyo nakwandikiye ko ariko wabikoze. Arongera aramubwira bati ariko nintinda hari ibindi bintu byinshi bikwiriye bigomba kugenzerezwa mu nzu y'Imana. yego Ibyo rero natoranijemo bike tugiye kuganira hejuru y'itorero. yego Ibi nabitewe n'iki naseze ni ukuri ndimo senga tekereza icyo twaganira iyo bamaze kugushyira kuri afishe no muzaganira ijambo ry'Imana. Urasoma urasenga kandi uranatekereza. yego Ndetse n'ijambo ry'Imana buriya akenshi nyine impumeko iyo ikujeho ikwerekeza no mu bihe. Byari ngombwa mu by'ukuri narimo ntekereza ngo mu bihe dusohoyemo turimo dusengera biriya bibazo byose dufite hakurya, umuntu agatekereza ngo nabyo twabikomezanyaho twongera kandi tukaremeshanya tukabwirana iby'ibyiringiro. yego ndetse tukabwirana n'amasezerano kugira ngo babashe kudukomeza mu bihe turimo tukishwamo. Nabanje gutinda aho hantu ngo wenda aribyo tuganira, ariko nyuma numva haje iri jambo ry'ibikwiriye kugenzerezwa mu nzu y'Imana. yego Numva ariryo riganje ndarisengera, hanyuma Mwuka Wera ambishurira aya magambo tugiye kuganira. Nsubiye inyuma muri biriya bihe turimo tukishwamo, natangara Imana menya ko neza ibintu byose biri mu mugambi w'Imana. Hariya mu gice cya 3 n'igice cya 4 mu gitabo cya Yosuwa, twagize amahirwe umushumba Zabuloni kutubwira Yosuwa ndetse na Mose muri iki cyumweru. yego Uburyo bwo kugendana n'Imana. Imana yabwiye Yosuwa iramubwira ngo ufate amabuye 12 uyashinge muri Yorodani. yego Iramubwira kandi ngo abatambyi nabo bamanukire muri Yorodani batitaye uburebure bw'amazi, ndetse n'igihe cyari mu kwezi kwa 4 amazi ari menshi cyane. Ariko ntibamanuke bonyine, bamanuka n'isanduka ry'isezerano. yego Hanyuma Bibiliya iravuga ngo abantu nabo abatambyi babanze bakandagiremwo nk'ikimenyetso cyo kwizera ibyo mbabwiye ndetse no kunyumvira. yego Sibagira ubwoba kubera ko bamanukanye nanjye. Njyewe ndi mu kimenyetso cy'isanduka ry'isezerano. yego Murabizi ko iriya sanduka umufuniko wayo niyo mbabazi z'Imana. Imbere harimo manu n'ijambo ryayo, n'ibisate by'amabuye ni amategeko cyangwa se amabwiriza. Hakabamo n'inkoni ya Aroni yindi yarabije uburabyo yagishijwe impaka. yego Bibiliya ikavuga ngo hakaba kuri uwo mufuniko n'abamarayika, ibishushanyo by'abamarayika 2 bari bashinzwe guhimbaza icyubahiro cy'Imana. Imana ubwayo mu bigeragezo mu mazi yari yamanutse ijya guhimbarizwa mu mazi. Bibiliya iravuga ngo barumvira bakandagiyemo Yorodani icikamwo. yego Muri Yorodani yuzuye mu bihe byanze gukama, ibihe byagiye byiyongera kandi byongera umuvumba mwinshi. Timutinye ni ukuri twamanukanyemo n'Imana. Imana ihimbazwe. Kandi inyanja izacikamo. Amen. Uracanyura ahumutse. Bibiliya iravuga ngo Yosuwa nk'umuyobozi ashinga amabuye muri Yorodani.
kugira ngo abana babo ngo nibabaza ibyabaye bazababwire ko Imana yatandukanije amazi mwo kabiri. Imana ishimwe. Aya makuru turimo tunyuramo tuzayabwira urubyaro ruzadukomokaho ko ari ibitangaza n'imirimo Imana yakoze. Yego rwose. Igikomeye ni uko Bibiliya ikavuga ngo amazi amaze gucikamwo ayo haruguru arihinda abo urukuta akajya asuma, ariko Abisirayeli ntibatinya. Ibyo byose byari biteguye kubatembana, Imana irabifata. Imana ishimwe. Muri bene data biriya byose byitegura kudutembana, Imana izagezaho ibifate kandi yaranabifashe. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Turacyatambuka, turacanyura humutse. Kandi arabwira imiryango yose ngo buri muntu wese, buri umwe mu muryango afate ibuye yambuke hakurya ya Yorodani, bajyana amabuye bazayashinge i Gilugari. Yego. Nacyo kizaba ikimenyetso ko Uwiteka azatuvanaho agasuzuguriro kose. I Gilugari ni Uwiteka ngo abakuraho igisuzuguriro cyose. Yego. Barongera kandi ngo barya umwero wo mu gihugu ndetse n'ibigugu. Mu by'ukuri iyo nsomye ayo makuru njya numva ariyo makuru turimo y'iki gihe, kandi nizera uko byarangiye niko n'ubundi n'ibindi bizarangira. Yego. Mukomere rero, ibihe nuko niko bimeze. Nashatse ko twaganira mu magambo ariko umwuka yanyoboye muri iri gitorero. Kandi naryo ntabwo riri kure y'ibyo ngibyo, kubera ko itorero turarisanga muri rya sanduka ry'isezerano ryose abatambyi bamanukanyemo. Yego. Igisubizo hano ni kimwe mu bibazo biri imbere yacu, no kuba abanyetorero beza nacyo cyaba ari igisubizo. Amen. Kuko dushobora gutegeka ibyo twategeka, dushobora gusaba tukumvirwa tubaye turi abakristo beza. Uyu Pawulo yandikira Timoteyo yari umwana we akunda cyane. Yego. Bibiliya ikavuga ngo n'umwana yabyajije ubutumwa bwiza, kandi umwana wagize kwizera akomora mu babyeyi be. Yego. Dr. Bizimana ajya twigisha cyane hejuru y'umuryango. Mu by'ukuri uyu ni umuryango mwiza. Bano babyeyi nyirakuru na nyina babashe kurera uyu mwana neza, akura neza kandi yandika ibintu byiza bidufasha. Yego cyane. Buriya dufite izo nshingano iteka ryose zo kubana n'abana, tukabarera bagakura mu kwizera. Yego. Bashaka Imana bakayishakira muri twebwe. Uwo muryango natangariye Eli yareze Samweli ngo akajya ngo yavugishwa n'Imana ngo akabyuka akajya kubwira Eli bati urampamagaye. Eli yari yaratoje Samweli kugeza ubwo Samweli akonfonda Imana na Eli. Yego. Ni byiza ko abana bacu kandi twanabisengeye n'icyifuzo dufite, umuryango wacu n'abana bacu bajya bashaka Imana bakajya bayishakira mu babyeyi. Yego. Uwaduha uwo mugisha muri iki gihe mu byo dusengera, ngo abana bacu bongere kandi babone Imana, bayibone mu babyeyi. Bajya bananirwa gutandukanya Imana n'umubyeyi wabo. Yego. Kuko Samweli ngo Imana yaramuhamagaye, agahita aza kumva Imana yamuhamagara batoya uwo ni Eli baturamamagaye. Ariko aramubwira bati niwongera kumva uvuge ngo karame mwami ndi hano. Yego. Imana ishimwe. Iyo niyo miryango Imana ishaka, y'abapapa n'abamama, abana babo bababona mu Imana. Ibyo ni ryo torero ryo mu rugo. Yego. Rero Luka yari yaramubyaje ubutumwa, nako Pawulo yabyaje Timoteyo ubutumwa bwiza. Kugeza baza gutandukanwa n'uko Pawulo agiye mu ibohero. Yego. Bibiliya ikavuga ngo Pawulo amwandikira aya magambo. Yego. Kugeza ubwo yamubwiye ngo ndanagukumbura ngakumbura n'amarira yawe.
kuko timoteyo iyo babaga bari mu materaniro yagiraga ibihe byiza akarira amarira menshi. yego pawulo ngo akunamuka akareba ibyishimo timoteyo yagize n'uburyo arimo arira, abibika mu mutima. yego ngo agere iriya muri gereza yasenga yandi yibuka timoteyo akibuka n'amarira ye, akamubwira bati ndagukunda kandi nkagukumbura mwana wanjye timoteyo. yego none yageze mu gihe gikomeye abantu benshi baramutereranye. pawulo mu ivugabutumwa yandikira timoteyo aya magambo, aramubwira ngo uzaze kunsura vuba, yego kandi nuza uzazane rya koti, uzazane na rwa ruhu, cya gitabo cyanjye uzanzanire na rya koti wa mwitero. yego kuko ngo bari basohoye mu gihe cy'imbeho. iyo turimo dusoma aya magambo turi muri Afurika, mwebwe murushaho kuyumva cyane abantu bari mu bihugu byo hanze, kuko muzi igihe cy'ubushyuhe n'igihe cy'ubukonje cyane cyane. pawulo rero yari mu gihe cy'ubukonje, atekereza yari anafunzwe ari mu gihe cy'ubukonje, ntacyo afite yakwifubika. yandikira timoteyo atuzanzane n'ikintu cyo kwifubika mwana wanjye. yego arakimuzanira, atangira kumubwira abantu barimo bamutashya, amubwira n'abantu bamutereranye, yego amubwira n'abantu bamuhanye, amubwira n'abantu bagiye bamuvuga amagambo atari meza. yego yageze ahantu aramubwira bati ugira umwete wo kuza aho ndi vuba, rema we yaragiye yaransize. yego batariko ruka turacyasigaranye, turi kumwe mu muhamagaro mu murimo. arongera kandi amubwira n'abandi bantu benshi, aramubwira bati tukiko namutumye mu ivugabutumwa yaragiye. amubwira undi witwa Alexandria, yego aramubwira bati Alexandria umucuzi w'imiringa wa wundi yangiriye inabi nyinshi cyane, umwami ngo azamwiture ibyo yakoze. yego umukozi w'Imana yarababaye, arababara cyane kugeza ubwo asiga legasi mbi ku bantu bamugiriye nabi. ni byiza kubana ababyeyi n'abana, kubana n'abayobozi b'amatorero mu buryo abayoborwa batabakomeretsa kugeza ubwo basiga umurage mubi. yego rwose abe na Dawidi nawe yigeze asiga legasi mbi kuri Shimeyi. yabwiye Salomo umwana we, aramubwira bati Salomo umwana wanjye uzamenye Shimeyi yaransetse kandi yangiriye nabi. yego urumva hari igihe umubabaro uba bigatuma yasiga umurage utari mwiza cyane. ariko aza kumubwira bati untahirize abo mufatanije umurimo. yahisemo abantu benshi, ariko nashatse kuvuga abantu babiri. yavuze uwitwa Priskila na Akwila. yego Priskila na Akwila ni abantu bafashije Pawulo mu ivugabutumwa bikomeye, ariko banafashije na Apolo yabwirizaga ubutumwa bwiza ariko atazi imbaraga z'umwuka wera. yego naho Pawulo ho yacumbitse iwabo, baramutunga, babohaga amahema banamwigisha n'umwuga. yego abo ngabo arabashimira kandi arababwira bati natandukanijwe nabo kubera impamvu z'ibihe n'umunyororo n'umugozi, ariko bansuhuriza. yego aramubwira bati wowe kabyarawe nongeye kugusubiriramo, ugira umwete wo kuza aho ndi vuba, kuko ari igihe cy'imbeho. yego iri hafi gusohora, kigiye kuza, uzanzanire umwitero. murumva ni abantu baganiriye neza, baganira ibintu byose, ariko bageze ubwo bava ku biganiro byabo biri personere, bajya no ku biganiro by'itorero. yego
aribyo nshaka ko twaganiraho gatoya. Iri somo ry'itorero ni rimwe mu masomo 8 agize imyizerere. Yego. Kandi nuko nyine tugenda dusimburanwa umuntu afata iminsi 2. Narimo ntekereza ngo tuzagere ku rwego hano, kuko n'ikoranabuhanga ntabwo turebana, noneho twiga tugira icyo bita enseignement, inyigisho. Yego. Wenda tugafata nk'igitabo kimwe tukaciga, ikindi tugafata ikindi tukaciga, tugafata irindi somo. Yego. Impamvu zabyo ni uko twatataniye ahantu hatandukanye, kandi bizadufasha gukomeza kwigisha bene data abo twasanze kugira ngo nabo bakizwe. Mu by'ukuri byari byiza kugira iyi formation ntoya iri theologique muri ubu buryo bwa online. Iri somo rero ni isomo ryitwa ecclesiology cyangwa se itorero. Turaza kurivugaho ibintu 7 muri iyi minsi ko ari 2. Iri somo rya ecclesiology narivuze ko riri mu masomo 8 agize imyizerere cyangwa se doctrine. Yego. Harimo isomo rya mbere ryitwa theology cyangwa se trinity, ubutatu bwera. Yego. Kubera ko ubutatu bwera abantu benshi badakunze kubusobanukirwa, bajya muri ya mvugo bavuga ngo ni amayobera matagatifu. Ariko ntabwo ubutatu bwera ari amayobera matagatifu. Ni amasomo meza abakristo bakuze bagomba kumenya. Yego. Icyo bita trinity cyangwa ubutatu bwera. Hakaba hari irindi somo rya kabiri ryitwa bibliology cyangwa se bibiliya. Yego. Nk'ibyanditswe byera. Biriya byose byahumetswe n'Imana, bigira umumaro wo kutwigisha. Hari uburyo byigwa, hari n'uburyo bitangwamo umurongo n'ubisoma akabyumva cyane. Hariho kandi irindi somo rya gatatu ryitwa harumatology cyangwa se icyaha. Kwiga icyaha niki, kandi icyaha twakirokoka dute. Hakabaho irindi somo rya 4 ryitwa Christology, Kristo. Yego. Kwiga Kristo muri kenoze cyangwa se kumwiga mu buryo ari mu bwami bw'Imana, uburyo yahindutse umuntu na misiyo ziwe zose. Ni byiza kumenya Yesu Kristo, kandi ni ukumumenya tukamubwira n'abandi. Yego. Hakabaho irindi somo ryitwa agakiza, ariyo soteriology. Mu by'ukuri abanditsi benshi ba Bibiliya na hariya Yuda yaravuze ngo ubwo nagambiriye gakuza iwanyu, ngo nashishikajwe no kubabwira ibyo kwizera ngo abera bahawe rimwe kugeza iteka ryose. Yego. Urumva ko ni byiza kongera kandi kwiga agakiza, kubera ko hari impamvu zabyo abantu benshi barabivangavanze. Yego. Hakabaho iri somo rya 6 ryitwa ecclesiology, nyine ariryo torero tuza kuganira ibintu 7 nababwiye. Hakaba isomo rya 7 ryitwa angel. Hakaba irindi somo rya 8 ryitwa pneumatology, umwuka wera. Yego. Imikorere y'umwuka wera n'imirimo y'umwuka wera. Hanyuma akaba n'irindi somo rya 9 rijya risoza imyizerere ryitwa eschatology, kugaruka kwa Yesu. Yego. Aya masomo yaba ari meza tuyafite nk'amasomo twize, twaba ab'umumaro aho umuntu wese aherereye, kandi natwe tukabasha gufasha n'abandi no kubazana kwa Yesu Kristo. Yego. Uyu munsi rero nahisemo ko twiga iri somo ryitwa ecclesiology cyangwa se itorero. Kuko Bibiliya yavuze ngo nintinda uzamenye ibikwiriye kugenderezwa mu nzu y'Imana. Yego.
nindinda uzamenye itorero kandi umenye n'ibikwiriye gukorerwamo. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Ya, itorero ni iki? Ndagira ngo ndihere turaza kuvuga hejuru y'inkomoko y'itorero mu isezerano rishya. Kongere tuze kuvuga urufatiro rw'itorero. Hanyuma gatatu tuvuga abanyetorero ni bantu ki? Yego. Kandi tuje kuvuga imirimo y'itorero. Ejo tuzavuga imihango yera y'itorero aribwo zagaruka ku ifunguro ryera. Yego. Ndetse ngaruke no ku mubatizo. Hanyuma n'amateraniro yera. Yego. Tuzajya gusoreza ku buyobozi bw'itorero. Kandi nitujya kugera kuri buri ngingo tuzajya twumva impamvu yabyo. Yego. Amen, amen. Amen, amen, amen. Urumva ko n'inyigisho noneho nabifashe mu rwego rw'inyigisho nk'umwarimu. Nibiba byiza wenda tuzongera kandi dutange umwanya abafite ibibazo bazabyandike bazabinoreza mu gikari hanyuma nanjye nzabisubiza ibyo nshoboye ibyo ndashoboye tuzafatanya n'abandi barimu benshi baranga. Yego. Itorero ni ijambo dusanga rikomoka mu Kigiriki. Ni ijambo ryitwa ekleziya, kiliziya. Yego. Kandi iyi ekleziya nayo irimo amagambo abiri. Harimo ijambo ryitwa eke, na kenye nitagira ikivugisha. Yego. N'irindi jambo ryitwa kaleo. Ayo magambo eke na kaleo, eke ibyo rigasobanurwa ngo ni hanze ya n'abantu baturutse iriya hanze bavuye kure. Ni hanze cyangwa se ni hirya ni hariya hirya abaturutse hanze. Kaleo nabyo bigasobanurwa guhamagarwa. Yego. Wajya kuyahuza yombi ikaba ari abantu bahamagawe baturutse hanze. Bagaturuka mu mico itandukanye. Bagaturuka no mu miryango itandukanye. Bagaturuka no mu isi zitandukanye. Yego. Bakava mu bihugu bitandukanye. Hanyuma bagahinduka umuryango umwe w'abana b'Imana. Yego. Amen. Amen, amen. Icyo gihe rero iyo bahindutse umuryango umwe baba babaye itorero. Ubwo bisenga impamvu z'aya matorero menshi no gutandukana kwinshi nkibaza ngo uwo muryango ni umuryango umwe. Ariya mu byakozwe n'intumwa 11 umurongo wa 22 n'igice cya 13. Hahita havuga iyo miterere y'abo banyetorero umuryango umwe uko umeze. Yego. Ni abantu rero bahamagawe kugira ngo babe iteraniro ryera. Yego. Kandi bavuga amagambo y'ubwenge. Umunyetorero rero ni umuntu wera kandi muri we harimo amagambo y'ubwenge. Yego. Niyo ahandi Paulo yandikiye Timoteyo aravuga ngo ntukite ku migani itari y'Imana. Ahubwo ujye uvuga amagambo y'ubwenge. Yego. Ndetse aza no gusobanura Yakobo we aza no kubwirwa ubwo bwenge ubwo ari bwo buva ku Mana. Abuvuga mu magambo menshi ko buboneye bukunda kubwirwa inama. Yego. Itorero rero ni umuganuro w'abantu bahindukiriye Kristo. Mbese n'imfura z'abantu bahindukiriye Imana. Yego. Umuntu yakwitwa ko ari itorero ari umukristo nuko agaragara neza ko yahindukiriye Kristo. Amen. Afite icyerekezo kindi gitandukanye n'icyerekezo y'abagabo. Uwo ni wo mukristo, iryo ni ryo torero. Yego.
itorero ni umubiri wa Kristo. Mm. Twebwe murumva turi umubiri wa Kristo. Yego. Turi itorero, turi ingingo. Mm. Kandi iyo bavuga ingingo ziba zifite uburyo zikorana. Yego. Zifite n'uburyo zimarirana umumaro. Naratangaye, nta rugingo rugira icyo ruza rwimarira, ahubwo urugingo rundi nirwo ruzagira icyo rumarira urundi cyane. Uriya ikirenge ntigishobora kwikarabya, ariko ukuboko kujya gukarabya ikirenge. Yego. Umutwe ntushobora kwishima ubwawo, ariko intoki ziba zizamuka zigashima mu mutwe. Yego. Ni ukuvuga ngo abanyetorero ni abantu bagira icyo bamarirana. Kandi ni abantu bajya bishima mu byiza by'abandi, bakababazwa n'ibyo abandi bababajwe nabyo. Yego. Abanyetorero ni abantu babana nk'umuryango, family, kandi igize ikimarirana. Yego. Hanyuma ubwo rero ni umubiri ufite n'ingingo. Itorero ni iteraniro ry'abantu benshi batandukanijwe n'iby'isi, bavuga kandi bakabaho mu buzima bwo gukiranuka. Yego. Nibyo gusa, bagenda kandi bicisha bugufi imbere y'umwami wabo Yesu Kristo. Amen. Haleluya, haleluya. Haleluya. Hari amazina atandukanye Bibiliya ijya yita abo banyetorero. Icya mbere ni bene data. Yego. Kandi babaye bene data baravuye mu isi zitandukanye, ari n'amoko atandukanye. Uriya guciraho iteka abantu bose ngo ni abantu bitwa abangaba, buriya nabo harimo abanyetorero, abantu beza bazima. Yego. Kandi tugomba gufatanya no gusengerana. Imana ijya ibona abantu babiri mu isi, ibona beza n'ababi. Yego. Abapagani n'abakiranutsi. Ntabwo ijya ibona aya moko yose uko tuyareba. Kandi iyo ntireba n'ariya moko 440 yo muri Kongo, cyangwa se mu bihugu uko bigiye bitandukana, hariho amoko atandukanye. Uko niko ishaka ko natwe tubona abantu. Yego. Ndashaka ko tubabonamo abeza, ni bene data. Abo nibo dusangiye urugendo, yaba afite uruhu rwera cyangwa se rwirabura. Yego. Abo ni bene data. Ni abantu batagira ikintu kibatandukanye, batagira ibice. Nta muyuda, nta mugiriki, nta wirabura, nta wera. Bose ni bene data. Yego. Ni abantu kandi batandukanywa n'imico n'amoko ndetse n'icyiciro cy'imibereho, ubukire cyangwa se ubukene. Yego. Kuko ni bene data. Nta mata, nta umudendezo, nta kindi cyiciro, ni bene data. Yego. Bibiliya ikabita kandi ko ari abantu abizera, abafite imyizerere cyangwa se imyemerere imwe muri Kristo Yesu. Abo rero ni abakristo, ni abantu bizera, ni abizera. Yego. Cya gatatu, Bibiliya ijya ibita ko ari abera. Bitwa abera kubera ko batandukanijwe n'isi. Yego. Biyegurira kugukiranukira Imana. Ubwo ndimo ndadefinisa umukristo, nkadefinisa n'itorero icyo ari cyo. Ubwo rero n'umuntu aragenda yibaza ikibazo, avuga ngo se n'itorero ni umukristo?
icyo gihe rero umuntu aragenda nanone areba ibyamutsinda, areba n'umwanzuro yafata yego ko yizera kandi ari uwera kandi abana n'abandi nka bene data. yego mbere ikavuga kandi ngo ni abatoranijwe, bitwa gutyo kubera ko batorewe umurimo mwiza w'Imana yego kandi bagamije kuzaba mu bwiza bw'iteka ryose, niyo tageti yabo. yego buriya ntabwo tureba, nicyo gituma birivuga ngo ntimugahoze amaso ku biri mu isi, ahubwo ngo mujye muyahoza ku biri hejuru cyane. amen kubera ko biriya bitaboneka ngo nibyo by'iteka ryose. amen amen haleluya 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 haleluya. abo ni abantu batoranijwe. Bibiliya ikavuga ngo ntimugakunda iby'isi n'ibirimo. yego turi abantu batoranijwe rero, tugomba iteka ryose kudahoza amaso yacu kuri iriya misozi no ku by'isi n'ibindi bintu byinshi. yego ni ngombwa, ariko bitari totari ngo ubuzima bwacu buzirikirwa aho ngaho. twibuke kandi ko turi abashyitsi n'abimukira. yego abantu batoranijwe, amaso yacu tuyahoze ku biri mu ijuru. amen Bibiliya ikavuga kandi ngo turi abigishwa n'abigishwa. bahora biga kuko bahora bakira amabwiriza igihe cyose ava mu bwami bw'Imana. yego uriya nurororera kwiga ukumva ko wowe byuzuye byose, byuzuye ubutari umukristo mwiza. umukristo mwiza n'uhora wiga. si cyo cyatumye Bibiliya ivuga ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka. ni abahorana inzara yo kwiga no kumenya. yego ibi bitandukanye cyane n'abafarisayo bari baravuze bati byose twebwe turabyubahiriza, aya mategeko turayazi, niki turakizi. ariko umukristo ntabwo biba byuzuye, ahora yiga. ariko kandi turi n'abakristo, naryo ni irindi zina ryacu. yego kubera ko idini ryabo, abigishwa umunsi ba mbere muri Antiyokiya nibo bise iryo zina ry'abakristo, kubera ko bahoraga bakurikiye Kristo. yego hariya mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana hajya havuga ngo abantu bazaririmba indirimbo mu bwami bw'Imana ni abantu ngo bahoraga bakurikiraga Kristo aho yabajyanaga hose. amen kandi ngo mu kanwa kabo ntigeze havamo ibinyoma, kuko bari abaziranenge. manishimwe abo ni abakristo. ibyo ni byo torero. abo ni bo bitegura kuzaririmba indirimbo y'umwana w'intama w'Imana. amen Bibiliya ikavuga kandi ngo turi ab'inzira. iyi nyito y'ab'inzira tuyisanga mu byakozwe mu gice cya 9 umurongo wa 2. ni abantu niko bitwaga ngo ni abantu bakomezaga gukurikira. abantu bareba bakavuga bati bariya ni ab'iriya nzira nyine, kubera ko bari bafite umwihariko w'imibereho yabo. yego umukristo agira umwihariko w'imibereho yiwe. ntabwo asa n'abandi bantu bose, ntiyifata nk'abandi bantu bose. yego agira imibereho yiwe. Bibiliya ikavuga kandi ibintu bitatu bigereranywa n'itorero. avuga ngo ni umubiri wa Kristo, nabivuze. yego ni urusengero rw'Imana. ariko kandi turi n'abageni ba Kristo. amen murabizi namwe umugeni kugira ngo yitwe umugeni, ibyo aho agomba kunyuzwa. kandi twakowe amaraso ya Yesu, tuzaza kuyavuga ku munsi w'ejo. yego ibyo narimo mvuga iri torero kugira ngo tuze kumenya neza ibikwiriye kurigenzerezwamo. nubwo wenda ntabasha kuridefinisa cyane igisobanuro cy'itorero, ariko mu magambo make igisobanuro cy'itorero ni icyo ngicyo. yego
none turimo turaganisha ku ijambo ryacu ni ibiki bikwiriye kugenzerezwamo. Tutaragera kuri iyo ngingo ibikwiriye kugenzerezwamo, reka turebe urufatiro rw'itorero. Yego. Kuko iryo torero n'ubundi ntabwo rijegajega, rirakomeye, rirubakitse, ryubatse ku rufatiro. Mu buhanuzi Isirayeli yahoze yitwa uko yahoze yitwa Isirayeli, yatekerezaga ko ariyo yaba ariyo torero, aribo batoranijwe n'Imana mu isi. Yego. Kugira ngo bayikorere. Ariko igihe cya Yesu kigeze, Yesu aravuga ngo abamwemera bose, Yego. bose yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Amen. Ubwo urufatiro rw'itorero ruri kuri Kristo, kandi ni abamwemera bose. Ndetse Yesu yaravuze ngo n'abazamwizera hanyuma. Yego. Yaravuze ngo nsengeye ariko nsengeye n'abandi bazamwizera hanyuma. Yego. Abo bose nabo ndabasengeye. Ubakwe kuri uru rufatiro. Amen. Bibiliya mu butumwa bwiza bwa Matayo 16:18. Hariya Pawulo niwe wa Petero ayishura muri kiriya kibazo Yesu yababaje ngo se munitane. Bakomeza kuvuga ngo yitwa Yohana. Yego. Hari impamvu yatumaga bamwita Yohana. Yohana yari yaratinyutse, niwe mubatiza murabizi, ariko kandi yongeye no gutinyuka avuga amagambo akakaye ku bafarisayo. Arababwira niwe muntu wasanze abafarisayo, arababwira ngo mwabana b'incira mwe, ninde wababwiye umujinya wenda gutera? Arababwira bati nimugende mwere imbuto zikwiye abihanye. Yego. Aragenda kandi ngo abwira n'abasirikare ngo namwe munyurwe n'umushahara wanyu. Yego. Abwira n'abandi ngo nimukongere kugereka abantu ibinyoma no kubiba ibyabo. Yavuze amagambo akomeye, aratinyuka. Yohana aravuga bati ahubwo bati n'intara iri mu maboko ye. Intara yavugaga ni urutaro. Yego. Ati arimo aragosora. Ati amasaka azahunikwa ariko umurama uzatwikwa. Yego. Kubera ko yavugaga amagambo akomeye gutyo, abantu baravuga bati kubera ko uyu Yesu yaba ari urya Yohana se, ni urya Yohana wavuze amagambo aremereye ko Yesu ubutumwa bwiza bwiwe bukakaye bukomeye. Abandi turati yaba ari Eliya. Murabizi ko Eliya imirimo nawe yakoze hariya ku musozi Karumeli ukuntu bitari byoroshye. Yego. Abandi bati n'umwe mu bahanuzi, ntabwo nshaka gutinda kuri umwe bahanuzi ngo ni muntu ki. Ariko Petero arahaguruka aravuga ngo wowe mwebwe se abantu ko ari uko banita mwebwe munitane. Petero aterura amagambo aravuga ngo uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Amen. Aya ni amagambo akomeye cyane, kuvuga ngo ni Kristo n'uwasizwe. Ubwo yaravuze Kristo nk'umuntu wasizwe nk'umucunguzi. Yego. Ariko kandi amubona mu yindi nyito ko ari umwana w'Imana wavuye mu ijuru. Mbese yamubonye ari mu mirimo mu isi, yongera kandi kumubona ari mu ijuru. Yego. Petero rero yari yagize iyerekwa rikomeye rimeze nk'uburyo marayika wabwiye Mariya. Aramubwira ngo uzabyara umwana w'umuhungu kandi uzamwite Yesu. Yego. Ngo azaba mukuru, azaba umwana w'isumba byose. Amen. Murabizi ko Bibiliya ivuga ngo abamarayika nabo ngo baje baririmba indirimbo. Bararirimba baravuga ngo mu ijuru icyubahiro kibe cy'Imana, mu isi amahoro abe mu bo yishimira. Amen. Ariko bo bamarayika ngo bazanana na marayika uwo nguwo. Uriya marayika uwo wazananye n'abamarayika kuririmbira akana Yesu, ni Yesu wari uje kuririmbira ka peti Yesu. Amen. Bivuga ko Yesu yari mu ijuru ari Imana, akaba mu isi ari Imana. Amen. Yari Imana ibereye hose icyarimwe.
niba marayika uwo yarazanye n'abamarayika bavuga ngo ijuru cyubahiro cy'Imana, uwo marayika uwo ni Yesu wari kumwe n'abamarayika. Yego. Aje kureba umwana Yesu wavukiye mu mubiri. Wadi filozofi ariko birasobanutse neza no kugira ngo bigaragare ko Yesu abereye hose icyarimwe. Amen. Yewe ndetse n'abanyabwenge bayobowe n'inyenyeri. Bibiliya ivuga ko ya nyenyeri burya yari Kristo. Yego. Kandi ya nyenyeri yarabayoboye ngigere kwa Herode irabura. Ariko ngo bavuye kwa Herode kuko hari mu bugome, Yesu ndajya aboneka mu bugome. Irongera kandi ngo iraboneka ya nyenyeri. Yego. Nikavuga ngo irabayobora iragezaho Yesu ari. Burya ya nyenyeri yari Yesu wari ugiye kubereka aho Yesu ari. Ubundi Yesu niwe ubuntu bwiwe nibwo bujya mutwegereza, nibujya bumutwegereza. Manshim. Akavuga ngo nabo ufite mu kuboko kwanjye ngo ntawabamuvunuramo. Urufatiro rero rw'itorero ni Kristo wo nguwo turimo tuvuga. Yego. Petero aravuga ngo Yesu aramubwira ngo ntabwo ari inyama n'amaraso bigushuriye ayo magambo uvuze, ahubwo ni data wo mu ijuru. Amen. Nanjye zubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare. Haleluya. Urwo rutare uvuze ni jyewe itorero ryanjye rizubakwa kuri jyewe. Imiryango y'ikuzimu naho ngo yakinguka kandi hari n'imigambi ya Satani nta kizaritwara. Amen. Ubura ibishobora kuba biguhagurukira n'ibikurwanya byaba ari byinshi, ariko wubatse ku rufatiro ari we Kristo Yesu. Manshim. Ntacyo uzaba, n'itorero ntacyo rizaba. Yego. Amen. 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 Iyo ugiye nanone uvuye muri ibyo byanditswe bigaragaza Kristo nk'urufatiro, wajya mu mateka naho ugasanga uriya munsi wa Pentekote. Bibiliya iravuga ngo abigishwa bari hejuru mu cyumba cyo hejuru. Yego. Niho hagaragaye urufatiro rw'itorero. Imbaraga z'umwuka wera. Yego. Zirabamanukira. Zirabasiga. Yego. Barakomera. Amen. Barasigwa basohoka mu by'ukuri bubakitse neza. Amen. Kandi ibi ngibi Imana yari yarabiteguye mu isezerano rya kera mu gitabo cyo Kuva. Ibiti byavaga hirya no hino byubakaga ihema ry'ibonaniro. Mu ntambwe eshanu zagombaga kunyuzamo habagamo n'intambwe ya gatatu yo gusigwa. Yego. Bigasigwa byose bikagira ishusho imwe, kugira ngo bitandukane n'ibindi biti byose. Abantu nibabireba bajya babona byose bifite ishusho imwe. Yego. Kandi byabaga bisize izahabu byose. Urabona umwuka wera w'Imana uba mu banyetorero utuma twese tugira ishusho imwe. Kandi iyo shusho bigatuma ubwiza bw'Imana bwongera kandi kugaruka kubera. Yego. Ubwo bwiza bw'Imana ni Shekina hariya mu ndimi z'amahanga. Abantu bagasigara bakorera mu bwiza bw'Imana, bagendera mu bwiza bw'Imana kandi bakingiwe n'ubwiza bw'Imana. Yego. Batakibeshejweho n'inyuguti gusa. Dore ko igihe cyarageze ubwiza bw'Imana ibyaha bimaze gukorwa buva mu itorero. Abantu basigarana gusa inyuguti. Yego. Ariko nta bwiza bw'Imana bukibariho. Itorero ryubatse kuri Kristo ririho n'ubwiza bw'Imana. Yego. Kandi natangariye ubwiza bw'Imana n'imbaraga ziturwanirira. Ntabwo Imana igizana ingabo nyinshi hirya no hino. Umuntu wayo izi imwambika ubwiza gusa. Amen. Ndibuka umunsi Yesu baza kumufata kubera ko yari afite ubwiza.
yarababwiye bati njyewe ndi imbere yanyu ngaho nimumfate. Yego. Ba bantu bose hamwe na Yuda ngo bitura hasi kubera ko barimo bahangana n'ubwiza bw'Imana. Yego. Uriya Imana iyo ijya guproteje uwayo ijya imushyiraho ubwiza bwayo. Yego. Ikakurwanirira kandi imyuka yose mibi y'umugome ntikugire ububasha. Yego. Kuko Bibiliya iravuga ngo ubwo bwiza Mose yazaga abwambaye. Yego. Abisiraheli bose ngo bakikubita hasi. Ndagira ngo bene data mu rufatiro rw'itorero twongere kandi dushake kongera kwambara ubwiza bw'Imana. Amen. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Iryo ni ryo torero ry'Imana, ni itorero rifite ubwiza. Abe na Yesu umunsi amaze kuducungura azamuka mu ijuru yongeye gusenga iryo sengesho aravuga ngo usubize cya cyubahiro, mu gifaransa bavuga ngo usubize bwa bwiza bwanjye nahoranye. Yego. Ubwiza bw'Imana ni bujya bukingira abana b'Imana. Abanyetorero bagomba kuba bariho ubwiza bw'Imana. Yego. N'ababareba bose bakabona bariho ubwiza bw'Imana. Amen. N'ibibahagurukira byose nabyo bigatinya kubera ko bariho ubwiza bw'Imana. Amen, amen. Hari umunsi umwe Bibiliya avuga ngo umuntu wari wuzuye imyuka y'abadayimoni ngo yaraje agera kuri Yesu. Aravuga bati wowe ndakuzi. Bati wowe ndakuzi uruwera w'Imana. Yego. Haleluya. Haleluya, haleluya. Nziza ko abanyetorero n'abo bantu bose b'abanyantege nkeya n'iyo myuka yose yaza bakureba ahure bakajya bavuga ngo ndakuzi uruwera w'Imana. Amen. Kuko mu byanditswe byera Bibiliya iravuga ngo abatambyi mu byo bambaraga mu mutwe bambaraga igitambaro, hanyuma hano ku ruhanga bakandika ngo aba ngaba ngo berejwe Uwiteka. Yego. Abakristo rero ni urufatiro rwabo ni Kristo kandi ni abantu berejwe Uwiteka kubera ubwiza bw'Imana butuma tukongera kandi kubabera. Haleluya. Amen. Amen. Tubona umugambi wo kubaka urusengero ni Dawidi wabigambiriye. Yego. Nawe ategura ibikoresho byose ariko ntiyarwubaka. Asiga Salomo kugira ngo arwubake. Yego. Mu myaka 3 Yesu nawe yamaze hano yakusanije ibikoresho byose byo kubaka urusengero. Umwuka wera umunsi wa Pentecote araza itorero riravuka. Amen. Murumva ko ryaravutse riri byawe n'umwuka wera. Amen, amen. Uvuga butumwa rirakorwa. Imbaraga z'Imana zikorera mu itorero. Amen. Ndetse habaho na organization y'itorero. Yego. Bituma itorero ribaho mu isi. Ari nayo mpamvu Pawulo yavuze ngo natwe twubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Urufatiro twubatswe n'urw'intumwa n'abahanuzi ni ijambo ry'Imana ubone Kristo. Yego. Nihuta cyane abanyetorero nibanduki kugira ngo zagane kuri rya jambo ngo bikwiriye kugenzerezwa mu nzu y'Imana. Mwisezerano rishya ritwereka ko abanyetorero n'abantu bafite kwizera kuzuzanya. Yego. Kandi bikuzuzanya n'ubutumwa bwiza. Pawulo yandikiye Abafilipi arababwira ngo icyakora bene data n'ingeso zanyu zimere nk'uko ubutumwa bwiza bwa Kristo buvuga. Yego. Ni byiza abanyetorero kubwiriza ubuzima bwacu. Ni byiza gusenga ubuzima bwacu. Yego. Ni byiza kubana n'abandi bantu ubuzima bwacu bwonyine gusa. Ngira muri ibyo ndiko yavuze ngo wakiona matendo yako mema. Yego. Wamutukuze Bwana. Buriya abanyetorero ni banduki. N'abantu bafite ingeso nziza.
zimeze nk'uko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo buvuga. Yego. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ni byiza rero kuba umukristo, icya mbere kuba umunyetorero mwiza n'umuntu ufite ingeso nziza. Yego. Kwizera mukongereho kumenya. No kumenya mukongereho ingeso nziza. Yego. Aya materaniro no gusenga no kubana muri nibature ndetse n'ubuzima bwacu tubyongereho ingeso nziza. Amen. Uko niko kuba umunyetorero mwiza. Yego. Amen. 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 Haleluya, haleluya. Haleluya. Amen. Ni byiza bene data kongera kandi gushaka ingeso nziza kugira ngo abatubona bose bahere ko bahimbaza umwami Yesu. Amen. Kandi tutiriwe tuvuga tuvunika. Yego. Imana ihimbazwe. Amen. Imana idushoboze Amen. kuba abanyetorero beza no kugira ingeso nziza hagati y'abapagani. Yego. Amen. 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 Ni abantu bafite guhamya no kugira icyizere cyo mu mutima kandi cyubakiye muri Kristo Yesu. Yego. K'umucunguzi wabo umwe rukumbi. Murabyibuka uriya muntu wari ku muryango aho ba Pawulo bari babuheye. Yarababwiye bati nanjye nagira nde kugira ngo nanjye mere nkamwe. Baramubwira ngo izere umwami Yesu urakira. Yego. Hayo yanatosha. Abanyetorero ni abantu bizera nyine bizera umwami Yesu. Yego. Batizera izindi mbaraga. Ahubwo bizera imbaraga za Kristo. Manishimwe. Amen. 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 Kandi izo mbaraga zirahari mu by'ukuri, ni imbaraga zishoboye byose. Ndanumva ubuhamya butandukanye bujya bunyura ahantu buteye ubwoba. Hari iby'Imana yakoze by'imbaraga. Yego. Kandi n'ubundi zirarukajuka ziracyari zazindi. Umuntu wese ndanumva abantu hafi ya twese hano tugira ibintu by'imbaraga Imana yakoze. Yego. Ni abantu bizera imbaraga z'Imana. Manishimwe. Bizera izindi mbaraga uko zaba zimeze kose. Ni abantu kandi bemera umubatizo wo mu mazi menshi nk'ikimenyetso cyo kwizera Yesu Kristo. Yego. Kuko byanditswe mu rwandiko rw'Abaroma igice cya 8 kugeza ku murongo wa 10. Yego. Mu by'ukuri ni byiza. Uretse cya gisambo cyo ku musaraba gusa Bibiliya ivuga cyizeye hanyuma ndicyabatizwa. Ariko ni byiza kubatizwa mu mazi menshi. Yego. Kandi habatizwa umuntu wizera. Habatizwa umuntu uzemera mukuru. Ubwo ndaza kugaruka ibikwiriye kwenzerezwa mu nzu y'Imana, nzagera no kuri uyu mubatizo noneho nze no kugera ku igaburo ryera, aho igaburo ryera rimwe na rimwe abantu barifata uko Bibiliya itarivuga bakariha n'abana, kuko igaburo ryera ni ry'abantu bizera. Yego. Bamenya icyo bariye icyo ari cyo n'icyo bangiye icyo ari cyo. Ntabwo ari biswi abantu bashobora guha abana. Ariko ibyo mu mwanya wabyo tuzabigeraho. Yego. Amen. 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 Ni abantu kandi bashishikazwa n'ijambo ry'Imana. Abanyetorero banduki ni abantu bashishikazwa n'ijambo ry'Imana. Yego. Bibiliya ikavuga ngo bagasangira ibyabo, bakamanyagura umutsima, iryo ni ifunguro ryera zarivuga. Ngo hanyuma bagasenga cyane. Yego. Bityo ngo bagahimbaza Imana. Manishimwe. Bakaba abantu bo kuramya Imana n'ubuzima bwo kuramya Imana. Hano abantu bajya batekereza ngo kuramya Imana gusa ni ukuririmba indirimbo no guhimbaza no kuvuga icyubahiro cy'Imana ku munwa. Ariko n'imyitwarire myiza nayo ni uguhimbaza Imana. Yego.
na konduite nziza nazo ni uguhimbaza Imana. Kuko biravuga ngo nibibakureba ngo bahere ko bahimbaze so mu ijuru. Amen, amen, amen. Haleluya, haleluya. Hallelujah. Dushobora no guhimbaza Imana tutavuga. Tutano guhimbaza Imana gusa kwa mwenendo wetu. Yego. Tutano guhimbaza Imana mu mibanire yacu. Imana igahimbazwa igashirwa hejuru kubera imibanire yawe n'abandi bantu. Yego. Asifiwe Kristo. Hallelujah. Nabo bafite izo nshingano zo guhimbaza Imana bakunda n'ijambo ry'Imana. Amen. Bataba mu ndirimbo gusa, ahubwo bakunda nubwo mu ndirimbo harimo n'ijambo ariko bakaryoherwa n'ijambo ry'Imana. Yego. Twagiraga umupasiteri watuyoboraga ni Gahanye. Iyo babwirizaga ubutumwa bwiza, nukuri wabwiraga none ngo hari ikindi kintu kimatsemo. Yego. Akajya yahagira akadahumeka akasama, ukajya ubona agasa nk'umuntu urimo urya nk'iki, akajya yahagira. Uko niko ijambo ry'Imana rigomba kuturyohera tukahagira. Yego. Amen. Amen, amen. Ngiryo itorero ry'Imana bashimishwa bahagizwa n'ijambo ry'Imana. Yego. Ariko kandi itorero igihe cyarageze harimo habamo uruvange. Yego. Bibiliya ivuga ngo hari itorero rigaragara n'iritagaragara, kandi bose bashobora kwita abakristo. Yego. Ariko Yesu yagiye aca imigani myinshi ashaka kugaragaza itorero nyaryo iritagaragara n'irigaragara. Yego. Iri rigaragara ni iri ngiri twese duhuriyemo, ni ahantu runaka. Yego. Iritagaragara naryo riri muri abo ngabo, kandi amazina yabo yanditswe mu gitabo cyo mu ijuru. Manishim. Nibo bariya Bibiliya ivuga ngo bari mu kuboko kwanjye nta mwanzi wabankuramo. Abo bari mu gitabo, banditse mu gitabo, bari kuri registre. Iryo toro ritagaragara, abo bantu bari kuri registre. Amen. Iyo cyatubirira muri ibyo mu gitabo cy'ubwami handitswemo amazina. Abeli, Aburahamu na Mose, ndetse ngo n'abahanuzi bose. Yego. Ngo ni intumwa 12. Umuririmbyi ndamukunda aravuga ngo nanjye wananditsemo. Yego. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesu yarimo avuga iri toro rigaragara n'itagaragara. Abivuga mu rugero rw'akabuto ka sinapi. Yego. Arongera kandi arivuga ngo nk'umusemburo mu mugore ngo yashize ngo mu ifu, imisemburo 3 ngo yashize mu ifu. Arongera kandi avuga iby'umugani w'urukungu n'amasaka. Yego. Aravuga none ngo abigishwa yigishaga mu migani. Arababwira bati mwebwe mwahawe amahirwe yo kumenya ibingibi no kubyumva bitari mu migani. Yego. Nimuze amasobanurire ngo bajya baramanuka hepfo ngo arabasobanurira. Abasobanurira iby'urukungu. Yego. Avuga ko ari abantu hariya n'ubundi bagaragara nkaho ari abanyetorero ariko n'urukungu. Avuga kandi ko abandi nabo ni amasaka, byose birakurana biri hamwe. Yego. Ariko umwami wacu azaza bene data. Amen. Azagosora, azamenya umurama n'amasaka. Amen. Ni byiza rero kuba amasaka, kuba abanyetorero bera imbuto z'umwuka wera. Yongeye kandi habe na Pawulo yarabivuze mu rwandiko rwa Timoteyo. Aravuga ngo mu nzu y'inyumba harimo ibikoresho byiza bifite umumaro, hariho n'ibindi bitagira umumaro. Yego. Byose biravangavanze biri mu nzu y'inyumba. Yego. Ariko nyiracyo, nyiri torero, nyiri iyo nzu ngo ajya areba icyo umumaro akaba aricyo akoresha.
ngiryo itorero rero. Yego. Rero iryo torero nicyo twita ubwami bw'Imana. Ururimi rw'amahanga babyita ngo ni basileya tu uranone. Yego. Cyangwa se ni abantu bari mu bwami bw'Imana. Ni abantu bicaye mu bwami bwa Kristo. Yego. Habe na Yesu adakwigisha abigishwa arabwiye muri mujya gusenga mujya muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ngo ubwami bwawe buze. Mu mitima yabo habamo ubwami. Yego. No mu kazi kabo baba bari kumwe n'ubwami. Niba banagenda mu muhanda baba bari kumwe n'ubwami. Yego. No mu modoka bari kumwe n'ubwami. Amen. Ni abantu bicaye mu bwami bw'Imana. Basileya tu uranone ni abantu bari mu bwami bw'Imana. Yego. Kandi iyo tuvuga ubwami bw'Imana Matayo wewe aza bwita ngo ni ubwami bw'ijuru. Yego. Ibyo bakora byose n'ibyo bavuga byose bari mu bwami. Mu yandi magambo ntabwo bakicita ku by'iyi si cyane bari mu bwami. Nta mwanya wabyo babifite bari mu bwami. Yego. Umukristo nabyiringiro mu isoko y'umuramumaro nuzi ko bari mu bwami ukabwira bati murashaka iki baravuga bati twebwe mutwereke ukuri aho kuri niko turi bugure. Ni abantu bajya bahagarara mu kuri mu gihe abandi bantu bagoretse ibitari byo. Yego. Bagoretse ibiri byo nako bakabigoreka ariko bo bagahagarara mu kuri. None se Mikaya ntiyabaye umuhanuzi umwe agahanura ukuri bakabwira bati nyamareka dore abandi bantu uko bavuze dore uko abandi bantu barimo bakora nawe ari kubikora. Yego. Ariko aranga kubera ko yari mu bundi bwami. Ntabwo yakwita kuri nyamwinshi ahubwo ajya akora nk'umuntu uri mu bwami. Imana iduhe umugisha. Amen. Imana itugirire neza. Amen. Amen. Kandi abo bantu b'abanyetorero Bibiliya ikavuga ngo babyawe n'imbuto itabora. Yego. Babyawe n'imbuto itabora. Niko Petero yavuze ngo nk'uko mwabyawe ubwa kabiri ngo mutazyawe n'imbuto ibora ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora. Yego. Mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana. Amen. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mujya mwibuka Nikodemu yabayeho igihe kirekire ari umuntu ukomeye ari umunyamategeko wigiye ku birenge bya Gamaliyeli. Kandi abantu ngo bamurebaga ikijyaruguru bakabona ari umuntu uhambaye ari umuntu ukomeye. Yego. Yari afite sitati ikomeye cyane. Ariko Yesu araza ngo aramwitegereza aramureba yavuga ijambo. Yesu we ntiyareba uko abantu barimo bamubona. Yesu ntamurebe ko ari igihangange mu by'amategeko. Ahubwo Yesu ngo areba ibirenge byiwe areba urufatiro rwiwe. Yego. Arebye urufatiro asanga Nikodemu nta rufatiro ahagazeho. Avuga ijambo aravuga ngo utarabyawe ubwa kabiri ngo ntabasha kubona ubwami bw'Imana. Nikodemu mbagira isoni zo kumubariza aho mu bantu. Bagenda nijoro aramubwira bati ngansobanurira umuntu yakongera kandi se akabyarwa ubwa kabiri agasubira mu nda ya nyina. Ibyo birashoboka. Yesu aramusobanura aramubwira ngo ikibyawe n'umubiri ni umubiri. Yego. Kandi ngo ikibyawe n'umwuka ni umwuka. Umunyetorero rero ni umuntu wabyawe ubwa kabiri. Yego. Uri mu bwami bw'Imana. Amen. Imana iduhe umugisha. Ejo tuzavugana arimo mvuga umunyetorero uwo ari we. Ejo tuzaganira ibikwiriye kugenzerezwa mu nzu y'Imana by'umunyetorero ibyo ari byo. Yego. Imana iduhe mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye.